sinzi umuntu umpamagaye muri mwebwe byagenze gute kuvuga ngo dufite ubukwe umugeni wacu agira ikibazo arasaba nari niyicariye ahantu bampamagaye ikitaraganya ngo hari ahantu umukwe n'umugeni barwanye barimo basohoka bajya mu rusengero basohoka w'uwo mukobwa bigenze bite nta makuru menshi mbifiteho mbisenza nihuta kugira ngo mpagere menye neza ukuri kw'aya makuru maze ndagira ngo ntujye kure hanyuma turebe tugere ndabona mpageze uko bahandangiye mu rugo aho uwo mugeni yarahagurukiye maze turebe uko biri kugenda ntujye kure uyu munsi uturinda tutarabo kurindwa nukuri waturindiye ikirere kibaye cyiza habwa icyubahiro mana nziza mana nziza tukeretse aba bageni nukuri ubacira inzira ubeze ubatunganye imihango yose iri buze gukorerwa hano uyezu yiha umugisha nukuri nibagera mu rugo rwabo turagushima ngaho rero mana nziza ihesha icyubahiro turinde kandi dukomeze mu izina ryawe ryera amen.
ntabwo byemera ibyo ubukwe koordinateri wa gahunda ni wowe ufite nimero egera hino oya mwegere hino sinzi umuntu umpamagaye muri mwebwe byagenze gute kuvuga ngo dufite ubukwe umugeni wacu agira ikibazo arasaba ubu tuvugana uyu mudamu atubwiye ko afite umuganga yizeye niwe tugiye kwifashisha ndamuha nimero y'uwo muganga arabafasha muganga yaza cyane rwose turi mu bukwe ngo hari umuntu uhanyuze aturangira nimero yanyu ko mwadufasha ntabwo itabare rwose sawa reka mbe mu rusaku tuve mu rusaku twegere hafi aha ngaha umugeni wacu atari yaba n'umugore reka twumvikane ibi ni ibiki mubaye na muganga ambwiye ko agiye kudufasha kandi ntabwo ngoye hari ibyo ansabye yabikemuye yifuje ko nongera nkamuhamagara nkamwegereza umurwayi bakivuganisha umugeni wacu afite ibibazo bihangane batuze reka nibyangire nawe reka njyane nyiza namugezaho rwose nari bumukubite nabagome nari bumukubite ibintu byari biri kundumagura njyewe bindumagura ari ubimpaye ntabwo nari kubyemera yego namushyizeho uriya mugabo njyewe nari kumukubita njyewe nari bumukubite nkamwica iyo mutamfata nayimugejejeho umugeni mutamfata nari bumukubite njyewe ariko ibintu byari biri kundya njyewe mu kanya ibintu byari biri kundya njyewe ariko buriya tuzongera duhure nta kibazo nta kundi tuzongera duhure ngo mu muryango aryamye tuzongera uwamwangirije hano mu bukwe muduhanira rwose natwe tugakomeza gahunda zacu wabikoze cyane umugore yasabye ko bamujyana akaruhuka nimujyane umugeni mujyane umugeni nguvuga batarabona reka ndebe uyu mukobwa bari gushinja ko niba atari n'umugore bari gushinja ko ngo yaroze uyu mugeni hanyuma tumenye mu by'ukuri niba koko ari we wabikoze yemwe mwihangane umugeni ari kuruhuka kanya uriya mukobwa bashinje ngo uburozi ko bari wamuroze muganga agaragaje mupfana iki ndamukeka ni abaturanyi ariko uriya ubona yaroze ni mubyara wanjye biriya bintu bimaze igihe tukagira ngo ni amagambo y'abantu ariko biriya bintu kuko bibaye ukuri barabivugaga ngo na nyina araroga ariko tukavuga ngo barabeshaga kubera ko dukijijwe ariko biriya bintu ni ukuri hamwe n'ikimenyetso kigaragaye yewe ngwino niko ko twabonaga nawe watashye ubukwe ndetse wishimye twegere hanze uriya mukobwa icyo namuhoye ariko se warabikoze koko narabikoze ninjye wamuroze
wamuroze kera cyangwa byabaye umunsi? Oya, namuroze mu gitondo muhanagura. Umuhanagura gute? Muhanagura mbese nagiye kumwiyegereza kugira ngo bamfate agafoto, wagira ngo ni agafoto ariko gahunda yari kumuroga bitewe n'uko uriya musore twariganye n'umukobwa turigana. Bigeze aho nja kumwereka umusore dukundana aramunyambura. Amunyambuye rero ntabwo yakora ubukwe kandi muruta. Nishari mbese nagize ariko mumbabarire ubundi no gusha. Ntabwo ari twe tukubabarira, urasaba imbabazi abo wabikoreye. Nabiteguye ariko ntabwo ari ukumwanga, nishari nagize.